dusangiye amahirwe yo kumenya Imana no kumenya ijambo ryayo, nongeye kukwishimira cyane nkwifuriza ibihe byiza. Njyewe ndi Musoni Flavien, iyi ni Trust and Obey Channel, umurongo dukoresha tubwiriza ubutumwa bwiza. Rero mwene data, nongeye kukwifuriza ibihe byiza bikomoka ku Mwami Imana. Uyu mwanya nk'uko mbikubwiye ni uwo kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwaguka kw'icyaha. Kwaguka kw'icyaha. Dusenge. Uhoraho Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe Mana idukunda kandi twitaho. Imana itaratunguwe n'icyaha, kandi Imana uhereye mu ijuru yagiye ifatira umwanzuro ufatika ikibazo cy'icyaha, kandi akaba ari nawe wari ufite igisubizo cyacyo. Yaba muri Edeni, yaba i Karuvari, yaba n'uyu munsi wa none, tubona ibimenyetso byo gukomera kwawe n'umuti wavugutiye icyaha kugira ngo gikurwe mu bantu bawe, kugira ngo ubimure mu bwami bwawe. Rero uyu mwanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, urandure imyumvire ipfuye muri twebwe, kandi ijambo ryawe ribumbuke kugira ngo ridusobanurire icyaha icyo ari cyo, kugira ngo tumanike amaboko twemera aba ari wowe udutabara, kuko ari wowe ukiranuka wenyine. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, nk'uko maze kubikubwira, tugiye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwaguka kw'icyaha. Abantu benshi usanga uyu munsi wa none batazi ubusobanuro bw'icyaha. Usanga abantu batazi icyaha, kugeza ubwo vuba bidatinze abantu bagiye kuzaza bakora nabi, bakora ibintu bitandukanye n'ibyanditswe byera, ariko mu by'ukuri abantu bavuge yuko nta cyaha bakoze. Muri ino minsi umuntu araza akakwegera akakubwira ati ariko aka nako ni icyaha. Ubu se iki ngiki ni iki ugereranyije iki kintu kinini cy'icyaha gifatika, ukagereranya n'aka kantu gatoya, urabona aka kantu ubu kakwitwa icyaha? Mu by'ukuri abantu benshi barimo barashaka kuba bakiranutsi, abantu barashaka kubaha Imana no kugendera mu ijambo ryayo, ariko mu by'ukuri badasobanukiwe icyaha. Reka mbibutse yuko niba dushaka kumenya intambara iri hagati ya Kristo na Satani, dukwiye kumenya ubusobanuro bw'icyaha. Bitewe n'uko mu byigisho byabanje twagiye tureba byinshi mu busobanuro bw'inkomoko y'icyaha n'uko cyaje, reka uyu munsi turebe icyaha, ariko najya mbabwire ngo muri iki cyigisho tugiye kureba uburyo icyaha cyagutse, ku buryo icyo ukeka ko ari cyo cyaha cyonyine hari ibindi byinshi bigishamikiyeho. Abantu rero bagiye kurimbuzwa n'ibyaha bitari binini cyane, abantu bagiye kurimbuzwa n'ibyaha batakekaga, kandi ijambo ry'Imana ryo ryashyize ahagaragara ubusobanuro bwimbitse kandi bwagutse bw'icyaha. Kubera iki dukeneye kumenya ubusobanuro bwagutse bw'icyaha? Nuko kenshi na kenshi kubera kutamenya icyaha, abantu bihindura abakiranutsi, abantu bakirata yuko ari urwego runaka rwo kuba abantu b'Imana bagezeho, bitewe n'uko hari ibyaha, urutonde rw'ibyaha runaka bajya bumva abavuga butumwa bavuga, urutonde amadini yabo aba yarakoze rw'ibyaha byabuza umuntu kujya mu ijuru. Noneho umuntu akibwira yuko ubwo rwa rutonde yarwujuje ibyo bintu atabikora, bimubwiye ko atakiri umunyacyaha. Tugiye kureba rero ubusobanuro bwimbitse bw'icyaha, ariko by'umwihariko ubusobanuro bukuze bw'icyaha bukomeye kandi busobanutse ni iki ngiki. Yohana igice cya 16 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo iby'icyaha kuko batanyizeye. Yesu yari arimo kuvuga umumaro wa Mwuka Wera, avuga icyo Mwuka Wera azamara, yerekana ko Mwuka Wera icyo azafasha abantu ari ugusobanukirwa n'iby'icyaha, ariko Yesu asobanura yuko kutamwizera ubwabyo ari icyaha. Mbega uburyo kutizera Yesu ari icyaha gikorwa na miliyoni nyinshi ku isi, ariko mu by'ukuri abo bantu ugasanga bari mu madini atandukanye atemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko baragerageza bagaburira abantu, yewe ntibanasambana, ntabwo bica, ntabwo biba, n'umuntu wibye bamuca amaboko, bafite ibintu byinshi bazanye, ariko mu by'ukuri kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, iki kintu cyarananiranye. Ngicyo icyaha kiri ku isonga ry'ibindi byaha byose, ni icyaha cyo kutizera Yesu. Mu Baroma igice cya 14 umurongo wa 23, Bibiliya igaragaza yuko igikorwa cyose kidakoranywe kwizera ari icyaha.
ariko uyu munsi wa none abantu bakora ibikorwa byiza mu nzu y'Imana atari ukwizera kwabateye kubikora, ahubwo ari ukugira ngo bamenyekane, ari ukugira ngo bakomerwe amashyi, ari ukugira ngo bazamurwe mu ntera z'ubuyobozi barimo, ari ukugira ngo abantu babafate nk'abantu bageze ku ntera runaka yo gukunda iby'Imana. Kubw'ibyo rero Abaroma 14:23 haratugaragariza neza yuko igikorwa cyose kidakoranywe kwizera ari icyaha. Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8:46, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8:46, Bibiliya itubwira ko Salomo igihe yari arimo gusengera urusengero, amaze kurwubaka arimo gusenga ngo Imana irutahe, yarasenze abwira Imana ati, Mana, kuko ari nta muntu udacumura, nta muntu n'umwe udacumura. Ibi rero biratangaje kuba ibi turabyemeranya neza ko nta muntu udacumura, ariko uyu munsi wa none hamaze kuboneka abantu bamwe barimo kwiyita Imana, abandi bavuga yuko badashobora gukora icyaha, bageze ku rwego adashobora gukora icyaha kuko nawe yahindutse Imana. Mbega ubuyobe bukomeye! Ubu nabwo ni ubujiji ku bigendanye no kumenya icyaha icyo ari cyo. Ariko nanone mu Mubwiriza igice cya 7:20 Bibiliya igaragaza yuko iravuga, umubwiriza Salomo yaranditse ngo, ni ukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. Uyu munsi wa none abantu benshi bakora neza ariko bakabivanga no gucumura, bigatuma ya mirimo myiza yose nta kintu ibyara. Rero nubwo dufite abantu bagira neza, bakora neza mu isi, ariko mu by'ukuri babivanga no gucumura, kuko kwiyemera, kumva yuko washimirwa ibyo wakoze ni kimwe mu byaha byivanga mu byiza twakoze, bigatuma, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Umugenzi, bigatuma agakiza kacu katuzura. Reka mbabwire yuko mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 8 Bibiliya iratwihaniza ikatubwira yuko nituvuga ko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twebwe. Mu magambo make, igihe cyose inyigisho yuko abantu bageze ku rwego batagikora icyaha, inyigisho yuko abantu bamaze guhinduka Imana, inyigisho z'uko abantu bageze ku rwego badashobora gucumura, iyi nyigisho iyo yamaze kuboneka, byanga byakunda, iba ari inyigisho igaragaza yuko ukuri kutari mu bantu. Kimwe mu bizagaragaza rero ko ukuri kurimo kugenda gushira mu bantu, ukuri kugenda gushira mu matsinda yitwa ko ari amatsinda y'amasengesho, ikizagaragaza yuko ukuri kurimo kugenda gushira mu madini, nuko hazagenda hagaragara abantu bavuga ko nta cyaha bagira, bavuga yuko bageze ku rwego rwiza. Yobu igice cya 14:4 Bibiliya iravuga ngo, ninde wabasha kuvana ikintu gitunganye mu kintu cyanduye? Ntawe. Ni ukuvuga ngo twebwe turanduye. Niba twanduye rero nta kintu cyiza dushobora kwikuramo icyo ari cyo cyose. Zaburi 51:7 Bibiliya yanjye ari nayo yanyu iravuga ngo, dore naremanywe gukiranirwa. Uyu ni Dawidi wabivugaga, mu byaha ni mo mama yambyariye. Mu magambo make, mu byaha kugira ngo kuboneka kwacu mu nda z'ababyeyi bacu byireme, akenshi usanga, nshuti zanjye, n'ubundi turi abanyabyaha kubw'isano dukomora ku babyeyi bacu nabo babaye abanyabyaha. Kandi nanone mu byaha nimo ababyeyi bacu, usanga intege nke z'ababyeyi bacu, ibyaha by'ababyeyi bacu bikomeza kudukurikirana. Kubw'ibyo rero umuntu avuka atandukanye n'Imana, niko ibyanditswe byera bivuga. Abalewi igice cya 4:1 kugeza kwa 13, mu ncamake muzahabona uburyo habaga ibyaha byakorwaga n'abantu batandukanye ariko byakomezaga kwitwa ibyaha. Urugero, mu Balewi hagaragaza yuko hari ibyaha byakorwaga n'umutambyi. Icyaha cyakorwaga n'umutambyi. Iki cyaha cyakorwaga n'umutambyi, mu by'ukuri umutambyi, abantu bo hanze y'ubuturo bwera babaga bazi ko ari umukiranutsi kubera ko akora mu bintu by'Imana, kubera ko ahora mu bintu by'ubuturo bwera, baravugaga bati rwose uyu nguyu we uwama nkibera nk'uyu. Ariko mu by'ukuri ntibabaga bazi bimuri mu mutima. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Umuntu abona abavuga butumwa bafashe Bibiliya barimo gukora amavuna, barimo gukora amateraniro, abantu babona ba bishop, ba apotre n'abandi bantu bakomeye, abantu babona abapadiri n'abasenyeri n'abapapa n'abandi bantu, barangiza bakavuga ati, nkurikije imyenda yambaye n'ibintu ahoramo by'Imana, uko biri kose uyu muntu ageze ku rwego rwa kure rwo kureka icyaha no gukiranuka. Ariko mu by'ukuri uriya muntu nawe ni umunyabyaha. Bibiliya rero, icyaha cya mbere cyakorwaga n'umutambyi. Umutambyi yasabwaga gutamba ikimasa, amaraso yakayakozamo urutoki rwe kuko nawe yacumuye. Rero icyo cyari icyaha cya mbere. Byashobokaga yuko iteraniro ryakora icyaha,
icyaha cya mbere cyakorwaga n'abatambyi, ariko abantu rubanda rwo hanze ntago babimenyaga. Icyaha cy'abatambyi cyamenywaga n'Imana gusa. Uyu munsi wa none abantu benshi bibwira ko abantu bayobora ibintu by'imisengere, abantu bayobora ibintu by'amateraniro, ibintu byo kubyarwa ubwa kabiri, abantu ababwiriza bake badashobora gukora icyaha, ndetse abenshi basenga bifuza kumera nkabo. Ariko najya mbwire ngo nabo ni abanyabyaha. Iri somo ryo mu Balewi 4:10-13 rikomeza ritwereka icyaha cya kabiri cyari icyaha cyakorwaga n'iteraniro muri rusange. Iyi teraniro ryakoraga icyaha rero, abakuru bo mu iteraniro bashyiraga ibiganza ku kimasa imbere y'umutambyi bakagikerera, noneho umutambyi agakora mu maraso n'urutoki rwe akagenda akayamisha imbere y'umwenda ukingiriza ahera. Bivuze ngo iki rero? Hari icyaha cyakorwaga na sosiyete, ariko iki cyaha cyakorwaga na sosiyete niba mubireba cyabazwaga, cyashyirwaga ku mutwe ku bantu bose, igihugu cyose, ariko nanone ibyo bintu byabazwaga cyane abakuru b'iteraniro. Nibo bagombaga kuza kwihana, ndetse bakaza kwihanira iteraniro muri rusange, bakagaruka kandi nanone bagasabira umugisha iryo teraniro. Uyu munsi wa none hari ibyaha abantu bakora ku giti cyabo, hari n'ibyaha abayobozi bakora bikokama abaturage babo, hari ibyaha abayobozi b'amadini bakora bigakurikirana n'iteraniro ryabo muri rusange. Icyaha cya gatatu cyabaga icyaha cyakozwe n'umutware. Umutware hano barimo baravuga ni umuntu uri VIP. Buriya najya mbabwire ngo abantu b'abanyacyubahiro hari igihe bakora icyaha, ariko bitewe na titire barimo, icyo cyaha mu isi ntigifatwe nk'aho ari icyaha. Muzabibona muri Amerika, muzabibona mu bihugu by'i Burayi, aho umuntu ufite amamiliyoni n'amamiliyoni akora icyaha, leta ntikite icyaha bitewe n'uko ashobora kugira ibintu atanga, cyaha kigahanagurwa. Ariko mu gihe cya Isiraheli icyaha cyakozwe n'umutware. Nubwo abantu bavugaga baturiya se buriya yakwiba kandi ibintu byose abifite, buriya se yasambana kandi ubushobozi bwe bumwemerera gushaka umugore uwashatse wese, buriya se uyu mutware yakora ibi n'ibi, buriya nawe yatekereza, yakwifuza kugira uwahigika ku buyobozi kandi ubona ari we muyobozi wo hejuru, buriya se yabura kwishima ate kandi afite ubushobozi. Ariko mu by'ukuri abatware nabo babaga bafite ibyaha byabo. Reka mbibutse yuko uhereye mu nzego nkuru z'isi kumanura kugeza ku muntu utazi n'amazina y'abayobozi bamuyobora mu gihugu cye, abo bantu bose bakora ibyaha kandi bakeneye kubabarirwa n'Imana. Umutware yagombaga kuzana ihene akayirambikaho ibiganza, ayikererera amaso umutambyi agakozamo urutoki, noneho ya maraso bakayamisha ku mahembe y'igicaniro. Nawe yari akeneye kubabarirwa kuko nawe yakoraga icyaha. Umuntu wa kane rero, icyaha kindi ni icyaha cyakorwaga n'abantu boroheje, abantu basanzwe, abantu boroheje. Aba nabo bazanaga umwagazi w'ihene bakawurambikaho ibiganza, barangiza bakawukerera. Kubw'ibyo rero murabona yuko muri Isiraheli nta muntu n'umwe utarakoraga icyaha, ahubwo babaga bafite icyizere yuko ibyaha byabo bihanagurwa mu buturo bwera bitewe n'amaraso y'umwana w'intama, kandi ayo maraso atavuye ntihabagaho kubabarirwa. Yobu 35:1, Yobu yavuze ikintu gikomeye, yerekana yuko kureka ibyaha, gukiranuka k'umuntu bifitiyeho inyungu. Utazagira ngo kureka ibyaha kwacu bifitiye Imana inyungu cyane, oya, ahubwo kureka icyaha no gutandukana nacyo kwacu nitwe bifitiye inyungu z'uyu munsi wa none n'izahazaza cyane. Umurongo wa mbere w'igice cya 35 Yobu, Elihu akomeza gusubiza ati, mbese wibwira yuko ibyo bitunganye ubwo wavuze uti gukiranuka kwanjye kuruta ukw'Imana? Kuko wavuze uti kuzamarira iki, kandi uti nzabona nyungu ki ziruta izo mba narabonye ngikora ibyaha. Abantu benshi usanga arimo kuvuga ati ngewe kuva aho nagiriye mu by'Imana nta n'inyungu mbikuramo, nari nzi ko nzabyungukiramo, none nta nyungu ngenda mbona. Noneho rero abantu benshi bakibaza bati ubundi ibi bintu by'agakiza bizamarira iki? Ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe, itegereze mu ijuru urebe, kandi witegereze ibicu biri hejuru uko bigusumba. Niba warakoze icyaha hari icyo uyitwaye? Niba warakoze icyaha hari icyo utwaye Imana? Kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye nabyo biyitwaye iki? Niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye? Cyangwa se icyo ihabwa n'ukuboko kwawe ni iki? Icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe, kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumarira. Mu magambo make, gukiranuka kwacu twihimbiye gushobora kugira icyo kumarira sosiyete, abatureba n'abaki, ariko gukiranuka twihimbiye nta kintu kwamarira Imana. Ikindi kandi umukiranutsi, kuba umukiranutsi ntacyo dushobora guha Imana ngo duhinduke abakiranutsi. Kubw'ibyo rero gukiranuka no gutandukana n'icyaha bidufitiye inyungu kuruta uko bizifitiye Imana.
Zaburi 109:6 Dawidi yavuze ibyago by'umunyabyaha yerekana umusaruro abantu bakura mu cyaha uwo ari wo. Yaranditse ngo umutwarisha umunyabyaha umurezi ahagarare iburyo bwe. Umutwarisha umunyabyaha ni ukuvuga ngo umunyabyaha agomba gutwarwa n'undi munyabyaha. Ni nako bimeze ku isi. Uko isi igenda iba mbi ni nako bizasaba yuko abanyabyaha batwarwa n'abandi banyabyaha. Umurezi ahagararire iburyo bwe. Mu magambo ajya ahora aregwa, kandi ndabibutsa ko Satani Bibiliya ivuga ko ari we murezi wacu uhora turega ku manywa na nijoro. Nacirwa urubanza asohoke rumutsinze. Niba hari ikintu kidutera ubwoba abanyabyaha ni urubanza rw'Imana. Ni ukumva yuko Imana izagucira urubanza kandi umwanzuro wawe ukaba kurimbuka. Hano yarakomeje aravuga ngo gusenga kwe guhane n'icyaha. Mu magambo make, gusenga ko abantu badashaka gukurikiza ibyanditswe byera bakurikiza inyigisho z'abantu, abantu badashaka gukurikiza icyo ibyanditswe byera bivuga, gusenga kwabo guhana n'icyaha. Bibiliya iravuga ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Umurongo wa 8 dukomeze Zaburi 109. Iminsi yo kubaho kwe ibe mike. Mu magambo make, icyaha gituma tutarama nk'uko twagombaga kurama. Umugore we aba umupfakazi, bivuze yuko icyaha gituma abantu bapfa. Abana be babe inzererezi basabirize, bashakira ibyo kurya kure y'umusaka wabo. Mu magambo make, bituma n'abadukomokaho baba mu buzima burushye. Ngizi ingaruka mbi z'icyaha. Umurongo wa 11, umwishyuza atega ikigo y'ibyo afite byose. Mu magambo make, n'imitungo tuba twaravunikiye, Satani icyaha gituma haba hari abandi bantu baduteza imitego kugira ngo dusubire mu buzima buciriritse, kugira ngo duhure n'ubuzima bubi. Byanga byakunda Satani ategura abantu baturwanya, abanyamahanga banyaga ibyo yaruhiye. Mu magambo make, kimwe mu musaruro dukura mu gukora ibyaha ni ukuruhira ubusa. Ntihazagire ukomeza kumugirira neza, ntihazagire ubabarira imfubyi ze. Murumva yuko ahazaza hawe hose n'ahabawe ntago haba haboneka. Urubyaro rwe ruzarimburwe mu gihe cy'abuzukuru be, izina ryabo rizasibanganywe. Kuba umunyabyaha aragenda akamenyekana, akagenda kubaka izina bakamuvuga mu binyamakuru, agakomerwa amashyi n'iki, ariko birangira izina rye rihanaguwe kandi rigasibanganwa mu mitwe y'abantu. Kubera iki? Umuntu uzahora yibukwa uzahora yibukwa imbere y'Imana gusa. Murongo wa 14, gukiranirwa kwa basekuruza kwibukwe n'Uwiteka, ibyaha bya nyina bye gusibanganywa bibi imbere y'Uwiteka ubudasiba, kugira ngo arimbure kwibuka kwabo agukure mu isi. Ngibi ibyago cyangwa se ingaruka dukomora mu byaha byacu. Rero mu gitabo cyifuzwa ibihe byose page 39, igitabo kiri soft ku kagingo ka 4, baranditse ngo Kristo niwe wenyine wabayeho kuri iyi si adakoze icyaha. Nyamara imyaka hafi 30 yayimaze abana n'abaturage b'i Nazareti b'abanyabyaha. Mu magambo make, kuba umukiranutsi ntago biterwa nuko wagiye kwikingirana ahantu hatari abantu. Abantu benshi aricara akajya ahantu mu butayu, akikingirana ahantu mu bihanamanga, akava akikingirana mu cyumba, akamaramo iminsi 3, yarangiza agasohokamo avuga ngo singikora icyaha. Ariko mu by'ukuri si uko adakora icyaha, ahubwo yikingiraniye kure yaho ari bwegera abantu. Ariko mu by'ukuri byanga byakunda ntabwo yanesheje icyaha. Kubw'ibyo rero kunesha icyaha ntabwo ari ugutandukana n'ababi gusa, ahubwo ni ukuba waba no mu bantu babi kandi bo ntibakwanduze. Iki ni icyigisho gikomeye. Nkomeje gusoma Uwifuzwa ibihe byose. Iki ni icyigisho gikomeye kubatekereza ko bigomba guterwa n'aho utuye, amahirwe ugira cyangwa imigisha, kugira ngo ubone kubaho imibereho izira inenge. Imibereho izira inenge ntabwo iterwa naho umuntu atuye. Kera twajyaga twicara, umuntu ukicara ukavuga uti impamvu turi abanyabyaha nuko tuvukira mu mujyi, aho tureba abantu bambaye nabi, bambaye ubusa, aho inzoga uba ubona abantu bari buzikugurire, aho ubona ibintu by'imiziki byo kurara ubyina n'ibiki byose. Warangiza ukavuga uti ariko buriya mu cyaro bakora icyaha. Mu cyaro ko biberaho neza, buriya bakora ibyaha koko, nta bibarangaza bafite, ntaki. Abantu bo mu cyaro nabo barangiza bati naba namwe ab'i Kigali mwiberaho neza, amafaranga muyabona mutavunitse, ntabwo wajya kwiba mu murima w'ibijumba ngo ucukure umurima w'abandi, mwe muba mwifitiye amahirwe, ibintu byanyu byose. Reka mbabwire, kugira ngo umuntu abeho imibereho izira inenge ntabwo biterwa n'aho umuntu atuye, ntabwo biterwa n'amahirwe ngo umuntu yicara avuga ati naba nawe wagize amahirwe uvukira mu rugo rusenga, njye navukiye mu rugo rw'abapagani. Uko abantu bavukira mu ngo z'abasenga n'abavukiye mu ngo z'abapagani bose bahanganye n'icyaha mu buryo bumwe. Kandi nanone ibindi ntago biterwa n'imigisha. Kugira ngo umuntu abone imibereho izira inenge, ibigeragezo, ubukene, ibyago byiyungikanya nibyo bikoresho dukeneye kugira ngo tubashe gukura no gukomera mu by'umwuka.
ubwo rero aya magambo arakomeye. Imigani 20:9 Bibiliya iravuga ngo ninde ubasha kuvuga ati ni jye wiyejeje umutima ubu nkiza icyaha cyanjye. Nta muntu n'umwe uzavuga ko yiyejeje umutima bitewe no kwibombarika, bitewe no kwikingirana, bitewe no gushakira igisubizo ahandi hantu. Imana niyo yeza umunyabyaha. Igihe cyose umunyabyaha azavuga yuko yiyejeje akavuga ati mfite ukuntu nikubise agashyi muri ino minsi, mfite ukuntu niminjiriyemo agafu mu bintu by'Imana bimeze neza, uzamenye yuko wataye icyerekezo. Imigani 21:4 kurebana igitsure n'umutima w'ubwibone nibyo rumuri rw'abanyabyaha byose ni icyaha. Kurebana igitsure n'umutima w'ubwibone, abantu bibona mu mutima, mu by'ukuri ntiwamureba. Nta nama y'itorero yafata uyu muntu urebana igitsure cyangwa umuntu ufite umutima w'ubwibone, nta nama y'itorero yaterana ngo imuce. Ariko mu by'ukuri uyu muntu mu mutima we ni umunyabyaha, kandi umutima w'ubwibone ushobora gutuma umuntu aririmba neza, umutima w'ubwibone ushobora gutuma umuntu abwiriza neza, umutima w'ubwibone ushobora gutuma umuntu atanga amafaranga mu rusengero akajya gusura abantu. Ngira ngo mwarabibonye kuri social media, hari akantu gasigaye karaje, uburyo abantu kugira ngo bamenyekane basigaye batwara ibyo kurya babishyiriye abantu b'abakene, ariko yarangiza yajya kumuhereza bigasaba ko bafotora iyo foto, yarangiza agahita amufata akavideo arimo kuvuga ati rwose unkuye ahaga, Imana igukoreye muri umuntu w'Imana, abandi bose birirwa babeshya. Ngiyi system iriho y'ubutima, abantu ni abanyabyaha, icyaha kigeze ku rwego kidushuka tukajya kwigaragaza atari ngombwa. Imigani 28:24 uwibase cyangwa nyina wese akavuga ati si icyaha, uwo ni mugenzi w'umurimbuzi. Abantu baricara akavuga ati ngewe n'ubundi imari ni ya data, umutungo ni uwa mama, n'ubundi ibyo nkoramo nibyo bari kuzandaga. Kuba rero mfasha amafaranga ya papa nkajya muri misiyo zanjye, kuba nibye amafaranga ya mama kuri konte nkayajyana mu basore b'inshuti zanjye n'abakobwa b'inshuti zanjye, nta cyaha kirimo, kuko n'ubundi ni umutungo w'iwacu. Ni nko gukora mu mufuko wawe w'iburyo ugashyira mu w'ibumoso, ariko mu by'ukuri Bibiliya itwereka ko ari icyaha. Yesaya 57:17 Bibiliya iravuga ngo icyaha cye cy'umururumba nicyo cyandakaje ndamukubita, narihishe ndakaye, ariko akomeza gusubira inyuma mu ngeso zikundwa n'umutima we. Mu magambo make, umururumba nawo ni icyaha. Kugira umururumba w'ibiryo, kugira umururumba w'icyubahiro, umururumba w'ubutunzi, kugira umururumba wo kumenyekana, mbega uburyo abantu bafite umururumba urazamuka ukagera no mu nzego z'amadini n'inzego za politike. Umururumba ukamanuka ukagera ku rwego rwa wa muntu wicara ku idebe ry'ubuto kubera ko nta ntebe afite, ariko mu by'ukuri nawe ugasanga afite ikibazo. Ese mwari muzi ko umururumba nawe ari icyaha? Umururumba impamvu urimo gukura ni ikimenyetso gikomeye kirimo kugaragara amaso yacu yuko uyu munsi wa none abantu batakinyurwa. Yabona amafaranga nta munezero, yabyara abana nta munezero. Abantu umururumba utuma batamenya icyo Imana yabakoreye. Yohana 9:40 Bibiliya iravuga ngo igihe abafarisayo bari barimo kuganira n'uwahoze ari impumyi, abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati mbese natwe turi impumyi? Yesu yari arimo kubaganiriza, arimo kubabwira muri cya gitekerezo cy'umuntu wakize wari impumyi. 41 Yesu yarababwiye ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Kwibwira yuko ubona, kwibwira yuko ureba kure, ariko ukaba utabasha kumenya aho ibihe birimo kuva naho byerekera, ukaba utabasha kumenya aho ubuhanuzi bwerekera, ngo umenye icyo Kristo arimo gukora mu bwami bw'Imana, ngo umenye kugaruka kwe ko kutwegereje, ngo umenye ubuhanuzi buri imbere bugiye gusohora mu bihe byihuse. Uri umunyacyaha kubera ko wibwira kubona, wibwira kureba kure, ariko mu by'ukuri icyaha cyawe gihoraho. Abaroma 7:7 Bibiliya iravuga ngo nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha? Hari abantu benshi usanga mu myizerere yabo bavuga yuko amategeko ari umudayimoni, amategeko 10 y'Imana bakavuga bati ni icyaha kuko amategeko atuma ibyaha byiyongera. Kubw'ibyo rero iyo ugiye kugana nawe ibigendanye n'amategeko y'Imana, cyane cyane umucyo w'isabato, arakubwira ngo nkuraho uwo mudayimoni w'isabato. Ariko Bibiliya iravuga ngo iki? Nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza iyo amategeko atavuze ngo
ntukifuze. Bivuze ngo iki rero? Impamvu abantu badafite ubusobanuro nyakuri bw'icyaha ngo bamenye icyaha ko cyagutse bakaba bageze ku rwego rwo kwita abakiranutsi, nuko amategeko y'Imana bayashyize ku ruhande kugira ngo atamurika intege nke zabo. Abaroma 14:22 Bibiliya iravuga ngo mbese ufite kwizera? Niba ugufite ukwigumanire mu mutima wawe imbere y'Imana, hahirwa uticiraho iteka ku byo yemeye. Ariko urya ashidikanya wese aba aciriweho iteka kuko atabiryanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha. Aya magambo arakomeye cyane. Abagalati igice cya 6:1 Pawulo yaranditse aravuga ngo bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka umugaruzi uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Mu gihe cyose itorero cyangwa hatumwe umuntu agiye kugarura umuntu waguye mu cyaha, agomba kwitonda, kuko umuntu waguye mu cyaha aba afite imbaraga zagusha n'abandi mu cyaha. Urugero, ugiye kuganiriza umuntu umubaza impamvu anywa inzoga, arakujyanye arakubwira ati tuzaganira muri hoteli, muragiye muraganiriye, arakubwira ati inzoga mbiterwa n'ibi n'ibi, mu rugo iwanjye nahuye n'iki kibazo, umugore yarampemukiye, abana bangize gutya, ndangije ku rusengero naho nahagera mukangira gutya, numva kunywa inzoga ari byo bimpumuriza, none rero nta kundi. Mu by'ukuri uwo muntu hari n'igihe guhindura inshuti ukazisanga wagiye kumuzana. Ubundi itegeko ryo kurohama ni irihe? Umuntu warohamye uramureka akabanza akanywa, yamara kunywa ukaza kumurohora wowe, kandi nabwo umwitaruye, kuko iyo agufashe akakwizirika mwese murarohama. Uyu munsi rero wa none abantu benshi bajya gushaka kugarura abantu badutsweho n'icyaha, ariko bakagenda nabo baregetse, nta mbaraga bafite zo kuba babacika. Yakobo 2:9 twihuta, Bibiliya iravuga ngo ariko niba murobanura abantu ku butoni, muba mukoze icyaha, mutsinzwe n'amategeko y'uko mwacumuye. Mwari muzi ko kurobanura ku butoni bihari? Yewe najya mbabwire ngo yaba mu makorari, yaba muri gahunda z'itorero, yaba n'ahandi, yewe no mu bukwe bwacu iyo dutoranya abantu ko tuza kubicaza, ibintu byose usanga kurobanura ku butoni ari byo bintu bituranga. Uyu nguyu ni uw'iwacu, uyu si uwacu, uyu ni umuntu wanjye, uriya si umuntu wanjye, amaraso yanjye nayo uyu birahuza, yuriya we ntago bihuza. Kurobanura ku butoni ni icyaha. Ariko uyu munsi wa none abantu benshi barobanura ku butoni, kandi ugasanga arimo aravuga ati njyewe nta cyaha ngikora, siniba, sinica, sinsamba, ntabwo nshwana n'ababyeyi banjye ndabubaha, sinsenga ibigirwamana n'ibiki byose. Yakobo 4:17 Bibiliya iravuga ngo nuko rero uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Mbega uburyo icyaha cyo kumenya ibyiza wagombaga gukora ntubikore ari icyaha gikomeye. Mbega abagabo benshi, mbega abagore benshi, mbega abana bafite ibintu byiza bakagombye gukora ngo umuryango wabo utere imbere, ariko ntibabikore. Mbega ukuntu abantu bicara mu nsengero, ibintu bikazamba ku ruhimbi, ibintu bikazamba mu itorero, ubukene bukaza mu itorero, umuntu akicara akavuga ati reka mbareke babanze bahuzagurike, mfite icyo nakora ariko reka mbanze mbareke bahuzagurike, mbereke yuko nanjye ndi umuntu ukomeye. Kuba uzi gukora neza ntubikore rero ubwacyo ni icyaha. Iki cyaha ni icyaha gikomeye gifata abantu bari mu nzego z'amadini, mu nzego za politike no mu nzego z'imiryango yacu muri rusange, kandi iki cyaha kigiye kurimbuza abantu benshi. Abantu bazi icyo bakorera abakene baturanye, abantu bazi icyo bakorera abarara hanze, abantu bazi icyo bakorera abana b'imfubyi, abantu bazi icyo bakorera abapfakazi, abantu bazi icyo bafasha leta kugira ngo sosiyete igende neza, ariko kuba uzi gukora neza ntubikore ubwacyo ni icyaha imbere y'Imana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:4 Bibiliya iravuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye. Mu magambo make, kugomera Imana, icyaha cyose kiba ari ukugomera Imana, kandi icyaha nibwo bugome. Mu magambo make rero, nuramuka ukundanye n'umuntu akaguhemukira, ntibizagutungure kuko umunyabyaha wese ni umugome. Nuguriza umuntu amafaranga akakwambura, nufasha umuntu ukamuzana ku iseta yawe nyuma bikarangira yikuriye, nufata umuntu ukamuzana ukamutegera indege akagenda akajya kuba mu gihugu urimo, ukamugirira neza, nyuma yaho agahinduka umwanzi wawe mukuru, uzabimenye abanyabyaha turi abagome. Ahubwo ndagira nkubwire ikintu kizagutangaza. Igihe cyose uzabona umuntu utakiyoborwa na kamere y'ubugome, uzamenye yuko uyu muntu hari indi mbaraga y'Imana yatangiye gukorera muri we. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire ngo iki kintu kirakomeye cyane. Rero ibyanditswe byera birakomeye cyane, kandi bikomeza kugenda bitwereka ikintu gikomeye. Reka mbibutse yuko uyu munsi wa none mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa harimo amagambo akomeye cyane. Ibyakozwe
byakozwe n'intumwa paje 215 igitabo kiri soft, bavuga yuko mu gihe cya Paulo ndetse no mu gihe cya Wycliffe no mu gihe cy'umugorozi Luteri, inyigisho z'ibinyoma zari zaravanze abantu mu mutwe, kuko abantu bari batakibasha kumenya icyaha neza. Nimureba neza kuri iyo paje baranditse ngo abantu bayobye bigishije ko kugera ku butungane nyakuri bijyana n'intekerezo z'umuntu, maze bikazirenza ibitekerezo by'isi, maze bikayobora abantu ku kwirinda kugira umurimo bakora. Abandi bakabyaga ku masomo amwe n'amwe mu byanditswe byera, bigishije ko gukora ari icyaha. Ni ukuvuga ngo abantu bageze aho barabigisha bati rero niba ushaka kudakora icyaha irinda akazi, kuko abadayimoni bose barimo baraca mu kazi. Abantu babaho badakora. N'uyu munsi wa none inyigisho irahari, bakigisha ko abakristo badakwiriye gutekereza ibyerekeranye n'imibereho yabo n'imiryango yabo by'igihe gito, ko ahubwo bakwiriye kurunda umuriro imibereho yose mu by'umwuka. Inyigisho n'icyitegererezo by'intumwa Paulo bicyaha iyo mitekerereze ikabije. Abantu badafite umwanya wo gusenga, badafite umwanya wo kugira icyo bitaho, ahubwo bashaka ngo guhora mu bintu by'Imana, gukora akazi ngo harimo abadayimoni. N'ubu turabafite abantu bamaze kureka gukora, dufite abantu barimo kuvuga yuko kwita ku miryango yabo birimo kubajyana mu cyaha. Isi igiye kurangira, ugasanga umugore yataye urugo, umugabo yataye urugo, bagiye kurara ngo mu masengesho y'iminsi 30 ngo kugira ngo basabire ubuzima bwabo, nyamara mu by'ukuri basize abana. Ejo abo bana bazaba ari abajura, ari ibisambo bikomeye muri quartier. Rero nshuti zanjye, ubu nabwo ni ukutamenya ubusobanuro bw'icyaha. Ikindi kintu gikomeye mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya paje ya 42 baranditse ngo ni icyaha gikomeye kugomera amategeko agenga ubuzima bwacu, nk'uko ari icyaha kugomera rimwe mu mategeko 10, kuko tudashobora kubahiriza amwe ngo ayandi tuyice. Mu magambo make, kudakomeza amategeko, kutabungabunga ubuzima bwawe, kwirengagiza umubiri wawe no kwirengagiza amategeko agenga ubuzima, arimo kuruhuka, arimo kunezerwa, arimo koga, arimo gukora siporo, arimo kurya ibiryo bitanduza umubiri. Iki nacyo ni icyaha nko kwica amategeko y'Imana. Ariko amadini menshi yahisha abantu iki kintu, ahubwo babwira yuko ibyo kurya byose iyo bisengewe kandi bigasa umuntu akabirya yizeye, nta kintu bimutwara. Ibi rero ni inyigisho y'ikinyoma. Ikindi, muri icyo gitabo nanone kuri paje 41 bakomeje kwandika ngo gukabya mu mirire, mu minywere, mu gusinzira ndetse no mu byo tureba ni icyaha. None rero najya ngo mbabwire, aya magambo arakomeye cyane. Ni icyaha gukabya mu mirire, ni icyaha gukabya mu minywere, ni icyaha gukabya mu kuryama ugasinzira ukabikabya, uhinduka umunebwe, kandi ubunebwe ni icyaha. Ndetse kureba ibintu umwanya munini ugakabya ni icyaha. Ni abantu bangahe bareba filime bagahagarika akazi kugira ngo filime bazazirangize? Ni abantu bangahe bitegereza ibintu ubuzima bwabo ugasanga buri mu nzu zireberwamo imipira, ku buryo n'akazi bagahagarika bitewe n'aho bageze? Muri iki gitabo kandi cy'inama ku mirire n'ibyo kurya banditse amagambo akomeye. Kuri paje ya 90 baranditse amagambo akomeye ngo kugenera umuryango indyo ituzuye ugaha abashyitsi indyo yuzuye ni icyaha. Gufata abantu abashyitsi baje ugatangira ugateka ibiryo bikomeye, ibiryo rwose bisorora nka 20, ariko abashyitsi baba badahari, iwawe bakarya indyo ituzuye, bakarya nabi, kugeza ubwo abana bazaza bahora bavuga bati Imana yatubabariye tukabona umushyitsi udusura kugira ngo byibuze papa dutekere ibiryo byiza, papa na mama badutekere ibiryo byiza. Kubw'ibyo rero gukangwa n'abashyitsi ugashaka guteka ibiryo byiza bifitiye umubiri akamaro, ari uko abashyitsi bagusuye kugira ngo wiyemere, iki gitabo kigaragaza ko ari icyaha. Ni abantu bangahe bafite, n'ingo zingahe zifite iki kibazo? Reka nkwibutse yuko kuri paje ya 378 y'iki gitabo inama ku mirire n'ibyo kurya bagaragaje neza yuko kugaragaza guteka nabi nabyo ari icyaha. Ni icyaha gutegura ku meza ibyo kurya byatetswe nabi, kuko imirire igendana n'imibereho myiza y'imikorere y'umubiri wose. Ndagira ngo mbabaze inshuti zanjye, ese nawe urabyemera yuko ari icyaha gutegura ku meza ibyo kurya byatetswe nabi? Yego rwose. Kubera iki? Umuntu akimara gupfundura isorori ujya kubona ukabona afunze isura, akumva arababaye, akumva arijimye, agatangira akavuga nabi, agatangira kumva arimo aratukana, arimo aragira gute atari yabiteguye. Kubera iki? Byanga byakunda hari igihe Satani aca mu gikoni, yarangiza ibyo kurya bikaza ku meza, aho kugira ngo binezeze umuntu bimwongera imbaraga, ahubwo bikamuca intege, bikamwongera uburakari no kuvuga nabi. Iki rero nacyo ni icyaha. Ariko abantu benshi usanga arimo kuvuga ati ibihari ni mupfe guteka, mupfe gukaranga, ibintu bijye ku meza tubajishe ko bariye.
ikindi kintu gikomeye ni uko ibyo tunywa n'ibyo turya nabyo tugomba kubyitondera. Ibyumviro by'abantu bicura umwijima, ntibabone ububi bw'icyaha, n'ukuri ntibaguhe agaciro kako gakomeye kuruta ubutunzi bw'isi. Ibi ni ibiki rero? Icyayi, ikawa, ibintu bikabura umubiri, imbaraga zabyo zimeze nk'iz'itabi ariko ku rwego rutoya. Abakoresha ubu burozi butuje kimwe n'abakoresha itabi bumva badashobora kubaho batabinywa, kuko bumva batamerewe neza igihe badafite ibyo bigirwamana. Mu magambo make, icyayi, kunywa agakawa, kurya urusenda, ibi bintu byo kwicara abantu bakanywa agatabi, abatwarwa n'umururumba w'irari ry'inda babikorera kwangiza ubuzima n'intekerezo zabo, ntibashobora guha agaciro ibya mwuka. Iyi ni paji ya 378. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nacyo ni icyaha. Mu magambo make, ikintu cyose cyangiza umubiri, ikintu cyose gishobora gutuma wakirya, wakinywa, wakireba kigatuma iby'umwuka utabiha agaciro ni icyaha. Ariko amadini menshi yahishe ibi bintu, ndetse no mu itorero ry'ukuri usanga abantu batinya kubivuga ngo badahura n'ikibazo. Reka nkwibutse yuko nanone gucika intege buriya nacyo ni icyaha. Mu gitabo cy'abahanuzi n'abami paje 147 akagingo ka 3 baranditse ngo ibyiringiro n'ubutwari ni ingenzi kugira ngo umuntu agire icyo akorera Imana. Izo ni imbuto zo kwizera. Gucika intege rero ni icyaha kandi nta gushishoza kubirimo. Niyo mpamvu kubera ko Satani azi yuko gucika intege ari icyaha kandi nta gushishoza kubirimo, akantu kose ubu kagiye kuzaza kaduca intege muri uru rugendo. Kandi Imana irahamagarira abantu bayo kuba maso. Nshuti zanjye, hari icyaha nifuza yuko wakora. Iki cyaha sinifuza yuko wagikora. Icyaha cyose cyagutandukanya n'Imana kigatuma ijambo ry'Imana ritagaciro muri wowe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo icyaha kiragutse. Reka ngukangurire kuzakurikirana umugabane wa 2 w'iki cyigisho, aho tuzakomeza kureba noneho uburyo icyaha cyagutse muri iyi minsi y'imperuka mu gihe ubuhanuzi burimo gusohora. Imana ibane nawe, kandi Kristo niwe ufite ubushobozi bwo kwirukana icyaha mu mutima wanjye n'uwawe. Reka tumwemerere yinjire mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Dusenge. Horaho Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amaso yacu ntabasha kumenya icyaha, ndetse ingero ziba zarashyizweho n'amadini yacu nazo ntizibasha kutwereka icyaha ipica yacu nuko kiri. Kenshi na kenshi tujya twibeshya yuko turi abakiranutsi, nyamara si uko dukiranuka, ahubwo nuko tuba twize ubusobanuro bw'icyaha nabi. Satani arimo aragenda ibyaha bimwe abisiga amasura mashya kugira ngo abantu tugende tujye kubikora, kugira ngo abantu tutungwe nabyo. Ariko uyu munsi wa none udutandukanye n'icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo tukubere ubwoko wishimira. Kandi ibyo tumaze kubona tutari tuzi ko ari ibyaha, ijambo ryawe rikaba ritweretse ko ari ibyaha, udutandukanye nabyo, kuko ntibigitinze ugiye kuvuga ngo ukiranuka akomye akiranuke, n'uwera agumye yere. Ariko mu rundi ruhande uzaba wamaze kuvuga yuko wanduye mu mutima akomeza kwandura, n'ukiranirwa agakomeza agakiranirwa. Uduhe gutanguranwa, uduhe gusiganwa n'iryo tangazo riri hafi gusohoka mu kanwa kawe, kugira ngo iri tangazo rizadusange turi mu ruhande rwiza. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.